Tubahaye ikaze abakunzi ba Karo TV show, twongeye kubasuhuza. Ndi kumwe na Hope Uwamahoro, akaba ari umukobwa w'Imana, ni umunyarwandakazi. Hope, tuguhaye ikaze. Murakoze Kuri Karo TV show. Kaze Hope. Murakoze. Umeze neza? Imeze neza cyane. Umeze neza nkanjye? Meze neza byahatari. Okay. Hari abantu bakubonye bwa mbere, batangira ubibwira. Murakoze, nitwa Hope Uwamahoro. Ene waba wararebeyeho hari undi muntu w'icyitegererezo kuri wowe? Ese wakuze usenga, wakirijwe muri Grace Room? Watubwiraho gato uko byagenze. Urakoze Hope. Murakoze. Ngiye kuva kera nyine nakundaga gusenga kuva nkiri umwana. Rero narasengaga bisanzwe. Asengeraga he wowe? Wavukiye mu muryango wa Gikristo? Navukiye mu muryango wa Gikristo, nasengeraga muri Global Salvation Church. Kubera ko nyine iwacu ntago ari inaha, ni mu ntara. Rero nageze muri Kigali menya Grace Room, ndayimenya. Gusa narasengaga, nubwo nasengaga ariko nasengaga ntazi ngo gusenga ni iki, ese byambyarira iki, ese bimfashije iki. Nyine narasengaga just kuko nari nzi ko basenga, nyine nkasenga bisanzwe nk'abandi. Ariko maze kugera muri Grace Room, abanyigishije uburyo basenga, bambwira akamaro ko gusenga. Nyine noneho bya bindi nakoraga nk'ibintu bisanzwe, mvuga ngo ndasenga wenda ibi ngibi bisanzwe namwe murabyumva. Njye noneho namenye icyo bimariye muri njye n'icyo bifasha. Nsanga bifite byinshi cyane bifasha umuntu gusenga. Nubwo hari nyine hari abantu babikora batazi ikintu baba bari gukora, ariko ndababwiza ukuri ko gusenga nyine uriya umuntu ari gusenga abakoze ikintu gikomeye nawe atazi mu by'ukuri. Abasenya ibintu byinshi bibi, aba yubatse ubuzima bwiza, nyine abafite ikintu yubatse muri we kindi atarazi. Urumva? Ni ukuri nyine bayigishije gusenga, style umuntu asengamo, nyine uburyo bwose nyine usengamo, ukuntu ari wowe wa mbere ugomba kwisengera. Nubwo pastor wacu bamubeshyera ngo akorana n'iki, ngo niwe udusengera. Wakwigisha uburyo wisengera ntago ajya gusengera ngo agire ute, kareka. Nta muntu, abantu benshi baza bashima Imana ntago bazaga bavuga yuko yabasengeye. Barazaga bakavuga ngo njye nagiye nsengera abana banjye barakira, mu gitondo batari bajya no kwa muganga, njyewe nakoze gutya mbona birankoreye. Akaza gushima Imana kubera iki? Ya style yamwigishije yo kwisengeramo. Ariko hari abantu bategereza ngo pasiteri ni ugomba kuza kunsengera. Ndagira ngo babwize ukuri yuko ariyo muntu wa mbere wabasha kwisengera, ibintu byose bigakemuka. Kuko Imana ikorana n'abapasiteri, nawe yakorana nawe. Umuntu wa mbere wabasha kwisengera ni wowe rwose. Okay. Tubwiye ko nyine kigera muri Kigali, ariho hantu wagiye gusengera. Kubera icyo ariho wahisemo ko muri Kigali hari amachurches menshi? Kubera icyo ariho watoranyije? Murakoze. Bwa mbere nanjye natumiwe n'umushuti wanjye, arambwira ngo fata icyo gusengera muri Grace Room. Ngezeyo n'ubundi mbona ni ibisanzwe, nyine mbona ni ibisanzwe tu. Noneho bwa kabiri ngiyeyo, ndakurikira, numva ukuntu ari kwigisha. Numva ukuntu arimo kwigisha ukuntu tugomba kwisengera n'ukuntu tugomba gusenya ibicaniro bitwugarije, nyine bya bintu bitubuza amahoro. Arabitwigisha. Noneho numva ndaryohewe. Ndangije mitanongera noneho nisubira nayo. Noneho
mpakunda cyane ku buryo numvaga ko niyo nasiba inshuro imwe mba mpombye rwose byarambabazaga nkumva nyine ntabwo nawe mbuze uko nifata. Rero akatwigisha ibintu byinshi, yatwigishije ibyigisho byinshi bitandukanye. Muzajye kuri YouTube yiwe muzabibona, muzajye kuri Grace Room muzabona ibyigisho byinshi kandi namwe ndabizi ko bizabafasha rwose. Yaratwigishije noneho bigeze aho ngaho numva sinyishaka no gusiba, sinyishaka n'ahandi hantu, numva nyine ndahakunze. Kandi koko ibintu avuga ukabona ko ubisanishije n'ibyo mu isi turi kureba ukabona nibyo. Hari n'ibyabaga ngiye nka wa mungani yaravuze ngo tugiye kumera nk'abarota, hari ibyo tuzumva twumve nyine ari ibitangaza, ari ibintu bitabaho, nyine ari nk'inzozi umuntu yarota pe. Hari ukuntu umuntu yarotaga kera afite nk'ifaranga byinshi ukabyuka ugahita wirakaza agafaranga yagiriye, nyine wari ufite nk'ifaranga byinshi uriga umwana urumva. Nanjye rero ibyo bintu nyine urumva ari inzozi wabaga ufite uri nk'umwana kandi koko nta n'ibihari, ariko noneho ibyari inzozi nasanze byarabaye impamo, kuko nabonye abantu Imana ihimpyiko wakaza akabyivugira live mpari. Nabonye umuntu ushyira imbago hasi yaje acumbagira mbireba rwose. Uwo muntu twari tunateganye yaje ababara afite imbago, arangije arakira. Noneho igitangaje nuko yari n'umuyisilamu, ntabwo yari umukristo. We yaje aje gusenga bisanzwe, nawe atumiwe nk'uko nanjye kera bantumiye nkajyayo urumva. Noneho arangije aje Imana rwose ihita imugira ute imukiza. Noneho ibindi bitangaza nabonye, noneho hari n'abantu wenda batemera we. Hari umuntu wenda muzanabibona, muzakurikire Grace muzabibona. Hari umuntu wari warahiye amaguru. Tuzabikurikirana gute se ko bafunze? Ushobora kutubwira uko twazabibona se cyangwa icyo kiganiro? Ese ushobora kutubwira wenda ahantu umuntu ashobora kubona ibyo biganiro kuri ubwo buhamya wari ugiye kutubwira, cyangwa ushobora kutubwira muri make ukadusangiza ibyo bintu wabonye? Nendaga nyine kubasangiza muri makenya, gusa mwanabisanga kuri Grace Room. Mukurikiranye amateraniro nyine agenda. We yaje yarahiye amaguru, baravuye Nyamagabe. Noneho umva araza akajya akandagira avuga ngo njye naje ndibwa ntabasha no guhagarara, ariko ubu ari gukandagira. None se n'ibintu bigaragara kuko twarebaga ko nyine warabibonaga ko amaguru akibyimbye, kuko unarebye ko akandagiye yababara, ariko ntabwo yababaraga. Urumva icyo ngicyo rwose, urumva rwose icyo ni igitangaza kigaragara. Yari yarabyimbye amaguru. Yari yarabyimbye amaguru nimba arushye. Kandi ibyo byose byabaga ndi kubireba, ndi kureba ari urimo kwitambukira ajya kubivuga. Nta muntu umushyiramo akagozi, nta n'umuntu ugushyiramo akagozi ngo ajya gushima Imana. Reka mu by'ukuri urumva ko ari ibitangaza by'Imana byibona. None se ushobora kutubwira wenda nk'igitangaza cyaba cyarakubayeho kigeramo, cyangwa se ku nshuti zawe, cyangwa se nk'uko wahoze ubivuga mu bakirisitu rusange mwabaga muri kumwe? Ushobora kutubwira ikintu cyaguteye imbaraga zo kugira ngo ube wumva wakomeza uhamye, ukavuga uti uyu mubyeyi akorana n'umwuka w'Imana nk'uko wabihamirije. Ese we waba waragize izo mbaraga? Ese ushaka kudusangiza wenda nk'ikintu cyaba cyarakubayeho mu buzima bwawe nawe kumva birakurenze? Murakoze. Ikintu cya mbere cyamfashije ni ibyigisho yagiye yigisha. Ntabwo ndi kubwira icyagufashije. Ni iki kintu cy'igitangaza gishobora kuba cyarakubayeho ukumva nyine birenze uko wari umeze? Kuko wavuze ko ukigiye bwa mbere ugiye gusenga
wagiye bisanzwe nkuko wajyaga ujya n'ahandi ariko uko ugenda ujyayo ukumva buri munsi wifuza kugenda ukumva ntabwo wasiba ese ni ikihe kintu cyaguteye imbaraga zo kumva wahora ujyayo ese ni izihe mbaraga zaba zaragufashe cyangwa se waba wariyumvishijemo utigeze ugira? ikintu cya mbere cyamfashije twebwe nk'urubyiruko murabizi twikundira kuvayibinga twebwe nyine nk'urubyiruko dukunda ibintu by'ibirori ibitaramo ibiki rero nasanze atari ukuvuga ngo uhanze gusa ngo niho ushobora kujya nyine ukabyina ukishima nahari ujyayo ukabyina ukabyinira Imana ukavayibinga ukumva nyine urishimye nyine ugasangayo n'abajeni benshi umva ugasanga nabo nyine bavuye hanze bakaguha ubuhamya ugasanga nyine hanze n'ubundi nta kintu cyiza kiriyo nyine byose barabibonye nawe ibindi warabibonye ugasanga nyine n'ubundi kujyayo ni byiza nyine ugasanga n'ubundi inzira uri kujyamo niyo nzira nyayo. sinzi niba wanyumvishije icyo nakubajije. mvuga igitangaza ngo ibyo nabonye igitangaza cyaba cyarakubaye ku buzima bwawe cyangwa se nyine imbaraga zatumye numva wahaguma ukumva ko na n'ubu bituma uhamiriza Grace Room. Ni ikihe gitangaza cyaba cyarakubayeho cyangwa se ushobora kuba waruzuye Umwuka Wera ese ushobora kuba wari urwaye ugakira ese ni ibyo ndimo kukubaza? Yego. Igitangaza cyambayeho twarasenze nyine turasenga cyane numva nyine ndasenze cyane numva nuzuye Umwuka Wera hari ukuntu nyine dufatana twese turi gusenga turafatanya bavuga ngo musengere bagenzi banyu bari ku ruhande namwe mwisengere nyine turasenga Umwuka Wera wabwiwe n'iki? Umwuka Wera wabwiwe n'iki kari Umwuka Wera? Nyine ushaka kudusobanuriraho Umwuka Wera nko ku bantu batazi cyangwa batasobanukiwe neza Umwuka Wera. Ngo ni ibintu wabonye biza byera mbese wabibonye uwo Mwuka Wera ntushaka kutubwira? Umwuka Wera rero ni ijwi rikuzamo ariko ijwi ryiza rikuzamo rikaba ryakuyobora mu kintu ugiye gukora. hari ukuntu umuntu nyine wenda agira nk'umuyobozi mu kazi akora cyangwa muki Umwuka Wera nawe arakubwira ngo genda muri iyi nzira niyo nziza bikore gutya bigenze gutya. Umwuka Wera rero niwe ugufasha mu nzira zose unyuramo. Uwo niyo Mwuka Wera bavuga. Ni ijwi riba rikurimo rikorana nawe. Imana yatanze Umwuka Wera ku bantu bose. Rero iyo umubyukije ukamubwira ngo nkorera aragukorera. Uvuze ko icyo gihe murimo gusenga wagiye kumva Umwuka Wera ukumva ijwi. Ese iryo jwi ryari rimeze rite? Iryo jwi riba ari ijwi ryiza nyine navuga nkagutera. Byaje gute nyine dusobanurize ko byaje nyine icyo gitangaza. Umuntu atangira gusenga yumva ari gusenga. Turashaka utubwire uko byakugendekeye icyo gihe. Nibyo nari ngiye kuvuga. Ntangire kwa kundi nyine tubwire. Umwuka Wera twarasenze dufatanye amaboko urumva turasenga cyane turakomeza turasenga. Noneho umusista wundi twari dufitanye uri impande yanjye arangije nyine kwa kundi uvuga ngo nyine usenga avuga mu izina rya Yesu uvuga amagambo menshi. Noneho nkumva ariko aravuze ngo ndumva ndi gushya kubera iki? Ubwo n'imbaraga z'umwijima ni ibintu byinshi nyine njya kubona nyine yikubise hasi. Niwe wamutwikaga se? Niwe wamutwikaga? Ni isengesho n'imbaraga z'Imana ntabwo ari jyewe. Njye se natwika umuntu nta kibiti nari mfite. Noneho we yarashyaga muri we
kubera ibyo we yiyumvagamo. Hari izindi mbaraga zari zahuye n'izindi zifite ububasha, zirangije nyine yisanga nawe ari gushya. Kubera ko bajya bavuga ngo nta bami babiri mu gihugu kimwe bakorera nyine mu gace kamwe. Rero imbaraga z'Imana iyo zaje, iz'umwijima zirahunga. Niyo mpamvu rero wumva ko nyine rimwe na rimwe iyo umwe afashe undi, wenda n'urugero mugasenga cyangwa bitewe n'icyo kirere urimo, umwe nyine avuga ngo ndi gushya. Ni ukubera ko izo mbaraga z'umwijima ziraho zakagombye kuba zitari, kubera ko icyo kirere kirimo umwuka w'Imana, kirimo ubwiza bw'Imana. Urumva? Noneho ugasanga kubera ubwo bwiza bw'Imana n'uwo mwuka w'Imana uri muri icyo kirere, ugasanga nyine imyuka mibi iri guhunga, ikavuga ngo turi gushya. Nyine barangije baramuterura baramujyana, nyubwo bakomeje baramusengera. Ubwo ndizera ko yameze neza. Icyo gihe wowe wiyumva gute umaze kumva, wamaze kubona mugenzi wawe wari ufashe akaboko wakubwiye arimo kuvuga ngo arashya? Ese watekereje ko bimugendekeye bite? Se wowe wumvishije nta bwoba ufite? Wumvaga atari ugiye gukurikiraho? Oya, nta bwoba nigeze ngira, kuko buriya hari ikintu bigisha cyangwa bavuga cyitwa kwizera. Tukizera, urumva? Njyewe numvaga nyine nta kintu cyanshobora, urumva? Kubera gusenga numvaga nta kintu kimwe cyanshobora. Kandi nanone icyo gihe byamaye ikindi kimenyetso kivuga ngo wowe muri njye ufite imbaraga zatwika, zakuraho imbaraga mbi z'umwijima. Kubera umwuka wera n'imbaraga z'Imana ziri muri twe, nta imbaraga z'umwijima zigomba guhunga aho turi. Twebwe kubera iki? Imbaraga z'Imana. Kuko mami ajya yigisha aravuga ngo mubibwire bifite amatwi birumva. Yes. Yaravugaga akoze cyane kudusobanurira. Hanyuma nshaka kugira ngo nkubaze ikintu nyine waba ikintu cyaguteye imbaraga zo kumenya ko wuzuye umwuka wera, cyangwa se usigaye ufite imbaraga z'Imana. Ni iki kintu cyatwemeza cyangwa se ushaka kubwira abadukurikiye gishobora gutuma bemera ko wagize izo mbaraga, cyangwa se wiyumvishijemo umwuka wera? Nakubajije ngo ni iki kintu ushaka kubwira abadukurikiye gituma wumva ko wagize imbaraga cyangwa se umwuka wera mu mutima wawe, kubera uburyo ushobora no kubihamiriza abantu ukavuga uti mfite imbaraga, mfite umwuka wera. Ese ushobora kutubwira impamvu? Njye nabihamiriza yuko mfite umwuka wera muri njye, kuko nakundaga gusenga mbwira Imana ngo Mana komereza umwuka wera aze amfashe muri byose nkeneye, amfashe umwuka wera ngwino muri njye. Njye nakundaga gusenga mvuga ngo umwuka wera ngwino. Rero iyo usenga uvuga ngo umwuka wera ngwino, koko bitewe n'ibyo nagiye mbona n'ibimenyetso nagiye mbona n'ukuntu byagiye bigenda, nasanze umwuka wera noneho ari we uri kunyobora muri njyewe. Noneho bitewe nanone ibyo nagiye nyine mbona uko nsenga, ibyo nsengeye bikaba ibyo niyumvishijemo, rimwe na rimwe nkabibona, numva koko umwuka wera ari muri njye. Nibyo wiyumvishagamo wabonaga cyangwa ni inzozi? Hari ibinyura mu nzozi, hari n'igihe uba uri kumwe n'umuntu noneho ukabikora utazi koko ko ari byo nyine ukoze, ugasanga ntabwo ari wowe wari wiyoboye, ahubwo umwuka wera niwe wari wakuyoboye. Ugasanga kujya gusengera abantu, ugasanga nyine hari ijwi riri kukubwira ibintu, koko ibyo bintu ukumva nibyo, wanamubwira ugasanga nibyo, ugasanga ni umwuka wari kukuyobora. Ariko akenshi ibyo mbonye mu nzozi
ni nyine igihe runaka cyangwa vuba ndabibona. Urumva ko ni kwa kundi umuntu asaba ngo Mwuka Wera nyobora ugasanga arakuyoboye, urimo kugira ute kubona ibintu bizaba. urakoze cyane. nk'umukristo wo muri Christroom, urabona ko habayeho ko babafungira. Muri rusange ni iki kintu ushobora kubwira abadukurikiye, cyangwa se ni iki ushobora kubwira nk'urubyiruko bazaga gusenga, akenshi bakundaga Christroom kuko nawe uyikunda, babonye ko ifunze, ese ni iyihe nama wabagira nk'abantu nyine bari mu kababaro cyangwa se bari mu gahinda kuko batazongera wenda guterana vuba? Ni iyihe nama wababwira abafana ba Kalo? Inama nagira aba Christroom, umuntu wahageze ndabizi ko bahaboneye byinshi. Inama nayibwira urubyiruko, inama nabagira ya mbere, mureke tureke gusubira inyuma, tugume ku cyo twafashe, tutazasebya umubyeyi wacu, kandi twumve ko ibyo dukora hari Imana itureba nk'uko ahora bitubwira. Ngo yajyaga akunda kubitubwira ngo iyo umuntu ari mu kazi, ngo hari igihe akora akazi nabi, ngo boss samureba, ugatinya umuntu ari kugira ngo utinye Imana. Ndagira ngo mbabwire ngo reka tureke kurebera ku jisho ry'umuntu, ahubwo wumve ko hari Imana ikureba. Urumva? Niturangiza dukomeze ya nzira twari twaratangiye, dukomeze twizere. Pastor wacu turamukunda cyane, turagira ngo tukubwire ko twebwe nk'urubyiruko tutazacika intege, ntabwo duteze gucika intege, tuzakomeza dukomeze icyo twafashe. Pastor, tuzakomeza tugifate, kandi turizeye ko Imana usenga izadukomeraho. Turabyizeye ko Imana wasenze, ndabizi ko n'ubu ngubu gisengera aba Christroom, ntabwo wacogoye kudusengera. Ndagushimiye ku kwemera umuhamagaro. Benshi twarahakiriye, benshi twaboneyeyo byinshi cyane, benshi twanyweye kuri ya mazi, kandi inyota y'ijambo twagize, icyo wadushyizemo, ndagira ngo mubwire ko mami tuzagikomeza twebwe nk'urubyiruko. Yarakoze cyane nk'urubyiruko kugira inama bagenzi bawe. Turagushimiye. Ugira ikintu wasaba wenda Pastor Kabanda Julienne, wenda tube twanasoza. Ikindi twaza gukomereza, ariko gira ikintu kandi urubyiruko, twebwe nk'urubyiruko, ndagira ngo mbwire urubyiruko n'abandi bamenye Christroom, abantu twasengeye muri Christroom, twebwe tumeze nk'amasoko Pastor yafukuye. Rero ndagira ngo mbabwire ngo tugende natwe twigisha abandi. Ni iki wamubwira nk'umukristo uri ambasaderi wenda mu nce zitandukanye z'igihugu? Icyambere nabwira Pastor Julienne Kabanda, twe nk'aba Christroom twese turamukunda cyane, kandi turamwizeza ko tutazacogora, turamwizeza ko dukomeza turamwizeza ko tuzakomeza tukamusengera, tugasenga, kandi ndabizi ko atacitse intege. Ndabizi ko udusengero uzakomeza udusengere, natwe turakomeza dusenge, kandi Imana ikomeze iguhishe n'umuryango wawe. Umva turagukunda,
ikintu nakubwira pastor, turagukunda cyane kandi tukuri inyuma, tuzakomeza, ntituzacika intege, tuzakomeza ku cyo twafashe, icyo watubwiye kiracyari muri twe, uwaguhamagaye natwe aracyatubwira, icyo wavuganye n'Imana n'uyu munsi kiracyakora, n'uyu munsi kiracyakomeje. Urakoze cyane Hope. Hari byinshi uvuze, ugiriye inama urubyiruko, ugiriye inama Grace muri rusange. Hari n'ibyo ubwiye pasiteri wawe nk'umushumba. Ikintu nashaka kugira ngo nkubaze muri uru rugendo rw'ubuzima urimo nk'umwana w'umukobwa, ni iki kintu waba warigiye kuri Pastor Julienne Kabanda? Pastor Julienne Kabanda namwigiyeho byinshi cyane. Ni umugore w'intwari, ni umugore ukunda abantu, ni umugore ushize amanga, ni umugore utavuga ngo iki kintu kingana gutya ngo yibaze ngo ejo bizagenda gute. We arizera kandi koko ibyo yizeye bikaba, nyine ukabona ko ni byinshi cyane wamwigiraho. Akunda igihugu cyacu, akunda abakristo be, akunda umuryango we, nyine ni byinshi cyane uriya mugore rwose pastor wacu wamwigiraho. Nk'umwana w'umukobwa rero, muri iyi si ya none iki gihe usanga abana b'abakobwa benshi bakunda kujya mu iraha, bamubwira kujya mu rusengero kuba ntabwo abyikoza. Rimwe na rimwe hari abo ushobora kubwira ko ugiye no gusenga akaba yaguseka akavuga ati wowe warasaze. Abenshi ukabona barajya kunywa inzoga mu tubari. Ese ni iyihe nama wagira abana b'abakobwa? Ndagira ngo inama nagira abana bameze gutyo, rwose nyine birababaje. Murabizi icya mbere iyo unywa inzoga hari byinshi nyine utakaza. Usanga uri mu murongo utakisanzemo, ugasanga uri gukora ibidakorwa, ukisangana n'abantu bamwe na bamwe utakabaye uri kumwe nabo, ugasanga uri mu byaha bikomeye utakabaye urimo, ukavuga ngo nyine ugasanga nyine wari wabuze ubwenge, nta bwenge wari ufite kubera iki inzoga wawe. Ndagira ngo mbabwire n'ukuri urubyiruko, ni muze rwose mushatse mwaza, kubera ko ahantu inyota hari inyota mugira y'ibyo kunywa by'ibiyobyabwenge, hari uyivura. Imana ihita igushyiramo inyota y'ijambo ryayo, ugasanga nyine ibyo ngibyo bigiye ku ruhande, ya mafaranga waspendingaga ntiwongera no kuyasipendinga. Nyine urubyiruko narubwira ngo ni muze niyo mwaza mujye mukomeza muze, hari igihe kizagera namwe bigashira, kandi niho wabonera ibyishimo. Kuko njye ntekereza ko umuntu atabonera ibyishimo mu kunywa inzoga no gukora ibyaha, kubera ko yisanga yangije byinshi, cyangwa ari aho atakagombye kuba ari, nawe akabyuka agasanga yababaye. Urihangana kuba nguciye mu ijambo. Urimo kubagira inama yo kuza. Ese baraza hehe? Grace ko bayifunze, ni he urimo kubabwira baze? Ese ni muri bayifunze, Grace bayifunze, ariko mama wacu Pastor Kabanda Julienne hari ibyigisho yagiye ashyiraho byinshi, kandi nizera ko ibyo byigisho byabafasha. Rero muragenda kuri YouTube ya Grace Room, urumva nimurangiza mukurikirane ibyo byigisho, ndahamya yuko ibyo waba urimo byose utari bubure icyigisho kigufasha, warangiza ugakomeza ukagendera mu murongo. Ntabwo mbabwiye ngo kubera ko ikanisa barayifunze ntabwo bishobotse, gusa Imana idufashije bigakunda bakanarifungura, nyuma yaho waza ukajya uzana ukareba koko bya bintu nkubwira nibyo, ntabwo ari byo kuri YouTube gusa. Oya,
ese ntibashobora no kujya mu zindi nsengero? Ni ngombwa kujya muri Grace Room cyangwa gukurikirana ibyo biganiro? Ntibashobora no kujya mu zindi nsengero zibegereye bakegera Imana? Nazo bazijyamo kuko zabafasha, kuko nanjye nagiye muri Grace Room ikamfasha. Niyo mpamvu nakomeje nyivugaho karo, ni ukubera ko nagiye muri Grace Room iramfasha. Nawe ashobora kujya muri urwo rusengero nawe bikamufasha, akajya akomeza ajya muri urwo rusengero, nabyo nta kibazo. Ugitangira tubwiye ko hari mu gihe mushiti wawe wagutumiye kujya muri Grace Room. Ese ni ubuhe butumwa ushobora kugenera mushiti wawe watumye umenya Grace Room, kugeza uyu munsi ukaba urimo guhamiriza imbaraga zawe, itangaza wahaboneye? Ni iki kintu wamubwira aka kanya imbere y'abakunzi bawe ba Caro TV Show? Namubwira ko mukunda cyane, kandi azakomeze atumire n'abandi benshi, kandi namubwira ko Imana yizeye izamukorera nawe byinshi. Ikindi namubwira, nawe nakomeze nacike imbaraga nk'uko atacitse imbaraga zo gukomeza ambwira ngo waje, akomeze nawe ntacike imbaraga. Ikindi kintu namubwira ni uko inzira yahisemo ariyo nzira nzima, ariyo nzira nziza kurusha izindi zose yigeze guhitamo. Ikindi namubwira, yatumye ubuzima bwanjye bugira icyo buhindukaho, bunabuhuka, kubera ijambo rimwe ryonyine yambwiye ngo vayo tugende. Yatumye niga byinshi, ubu umunyeshuri mwiza muri Grace Room rwose, yatumye niga byinshi. Umukristo mwiza. Ushobora no kugenda ukabwiriza, ndabona rwose amavuta y'Imana. Nawe uri Grace Room uri pasiteri mutoya. So urakoze cyane ku bw'aka kanya. Turagushimiye kuri Caro TV Show. Tuzishima nugaruka kongera kuganira n'abakunzi bacu bakurikirana Caro TV Show. Ni iki kintu wabwira abakunzi ba Caro TV Show dusoza? Abakunzi ba Caro TV Show, icyo nababwira, mwakoze kuntumira, mwakoze kubana nanjye. Caro TV Show nabonye ikora neza, n'ubwa mbere nyine nari ntanze ikiganiro kuri Caro TV Show. Ni ukuri mutanga serivisi nziza, kandi nyine mwakoze cyane kutwumva, mukumva ibiturimo, mukumva ibyo twashakaga kubwira abanyarwanda, mukabasha nyine kutwemerera mukaza kuganira natwe. Ni ukuri mwakoze, Imana ibahe umugisha. Mwakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Hope turishimye cyane ku bw'ibiganiro byiza twagiranye. Nk'umwana w'umukobwa uvuga Yesu, uvuga ijambo ry'Imana, ni ukuri muri iki gihe ni ibintu birenze njye ntasobanura, ariko ni ukuri gumamo neza. Umurongo watangiye rwose ntabwo wigeze uyoba. Urakoze cyane, tuzongera kwishima, twongera kuganira nawe. Kandi nyine komeza ugume mu Mana neza, komeza ugumemo, Umwuka Wera akomeze akumanukire nawe mu minsi iri imbere. Komeze ube ambasaderi mwiza, ntawamenya mu minsi iri imbere nawe ushobora kuzaba uri umuhanuzi w'Imana ukomeye. Umugore mwiza ushima Imana. Tuzishima n'ubundi tuzongera tugutumire. Umwana w'umukobwa urimo kuvuga Imana, ni ukuri ubutaha ni ukuzagutumira ukaza no kutubwira ijambo ry'Imana, kuko ufite amavuta, ushize amanga. Ukomeze usengere urubyiruko muri rusange, sengere Grace Room nk'uko wavuze kwikunda, sengere pastor wanyu. Twizeye neza ko
hari icyo Imana izakora. Murakoze rero, reka dushimire abakunzi bacu bakurikiye kino kiganiro, mukore share, mukore comment, subscribe, ni ukuri kugira ngo ibiganiro byacu bijye bibageraho bya Caro TV show. Murakoze, mukomeze kugira amahoro y'Imana. Ciao ciao, turabakunda.